Reka tubasuhuze mwese kandi duhe ikaze abakunzi ndetse n'inshuti ndetse n'abadukurikirana buri munsi uko bwije nuko bukeye. Mwese rero nkuko mwari mudukumbuye tubahaye ikaze mwese muri uno mwanya. By'umwihariko duhe ikaze inshuti yanyu mukunda cyane kandi mwabuze mwamutegereje, ni karibu cyane. Murakoze cyane, gusa noneho menya byarakomeye iyo bagezeho kuguha ikaze iwawe nta oya nyine hari igihe ugenda watinda ugasanga mu rugo bakabye. ngo uratinda ngo bagukumbure ugasanga barakwibagiwe. Ngaho rero ni karibu nyinshi cyane. Murakoze cyane. Ariko buriya nuko nta n'inkoni buriya wanahana. Oya imbabazi n'ubutabera bigomba guhoberana. Nibyo. Rero nkuko murimo kubibona ni ibintu bishya mutari mumenyereye, abantu bashya mutari mumenyereye, ariko turabanza tukubaze tumare n'amatsiko. Uzi yuko buriya hari ukuntu twari turimo kugufata nk'umunyabinyoma. Kagira inkuru. Twe tuzi ko watubeshye. Gute se? Nese ntabwo uzi ko watubwiye ngo ntabwo uzapfa uzarama. Sinzapfa nzarama. Iyo ndirimbo ndi kuvuga. Niyo ndimo kuvuga. Uzi yuko n'ubundi ndacyahari ntaho nagiye. Uzi yuko abantu baratekereje se uyu muntu yararimo kurota, inspiration yaje gute kugira ngo avuge ngo sinzapfa nzarama, agenda amara igihe kingana gutya. Twajyaga tuza tukareba ibintu bya kera, tukaba uyu muntu yatangiye kutuvana kuri bombo, tumaze kumenya gukora bombo z'ibisheke. Uyu muntu none uzi ko wasanga yarapfuye ntitunabimenye. Oya inkuru yo gupfa yaragediyobekana. Abantu benshi tubamenya ahubwo bapfuye, baba basitari bapfuye. Ndahari sinzapfa nzarama ngo ntekerereze abantu imirimo Uwiteka yakoze. Ngaho rero imirimo turayitegereje. Ego muzagenda muyibona. Buriya umuntu agira byinshi bimuhuza, kazi, umuryango, ukareba ukabalansa ibintu ukabona ntabwo biri kuvamo. Ugakora ibyo ushoboye bike, kuko burya iyo ukoze cyane nabwo ingaruka ntabwo utinda kuzibona. Rero umuntu arahuga akagira bimwe ashyira imbere, yabona bigejeje ahantu akavuga reka nkore n'ibindi. Nuko nta bidasanzwe. Hagati aho rero turakwishimiye kandi mwakoze kugaruka. Murakoze, ariko nubwo wangize umushyitsi reka nanjye mpindukire nkugire umushyitsi. Yego. Hari abantu batakuzi bibwira. Murakoze cyane. Hari abatanzi nibyo, by'umwihariko ku muryango uyu nguyu twavuga Healthy Soul and Body. Nabyo raza kutubwira buriya hari abantu bapfa gukurikira batazi ngo nibiki, ariko nkuko yarabivuze nitwa Mwumvirangoma Jean Claude. Hari abakwibagiwe ariko. Yego, cyangwa ababonye ino cano bwa mbere. Yego. Nanjye nitwa Mwizera Ineza Albine. Murakoze cyane. Rero no kuba mumbonye mukabona iyi mpinduka imeze gutya ni bimwe mu byagukereje. Yego gukora wenyine biravuna. Ubumwe n'imbaraga. Nubwo rero nta bindi ngewe nza nisanzuye, iyo mpaye karibu ndinjira hose nkagerayo. Ariko nusandaguza ibyo usanze. Rero twagira ngo ubwire abakunzi bawe, inshuti zawe mwabanaga buri munsi, bagezeho ibintu bishya bitandukanye, bagera igihe barakubura nk'uko bitubwiye, wari uhuze, biba ngombwa yuko kugira ngo ibintu bigende neza hari ibindi wagombaga kubanza kurangiza kugira ngo ugarukanye iki rero? Icya mbere ngarutse ntari nzenyine. Icyo nicyo kintu cy'ingenzi. Muzamubona abantu benshi baca hano, kuko iyo ukoze wenyine ukora bike. Bajya bavuga ngo nushaka kugenda wihuta uzagende wenyine, ariko nushaka kugera kure uzajyane n'abandi. Rero hari igihe ushaka kwihuta ugasambira byinshi ugasoza bike nk'isuri, ariko iyo ujyanye n'abandi mugera kure.
mugera kure. Icya mbere ni uko tugarutse ntari njyenyine ndetse ntazaboneka kenshi cyane, ahubwo nzayikorana n'abandi kugira ngo ubumenyi bw'abantu bagende babucisha hano, aho kugira babwigumanire, kandi hari community y'abantu bari barakunze ubumenyi tubagezaho. Tugomba kujya dukorana umunsi ku munsi kugira ngo ibintu bigende neza. Nk'uko rero mubimenyereye n'ubundi hano kuri Healthy Soul and Body, nk'uko n'izina ribivuga, ni channel yacu twigiraho ibyaduteza imbere, ibyatugirira neza mu mubiri, amagara cyangwa se health, then na soul cyangwa iby'umwuka. Tuhigira iby'umwuka n'iby'umubiri ariko byatugirira neza. Rero akenshi iby'umwuka twakunda gukoresha indirimbo, cyane cyane n'indirimbo n'ibindi, ariko muri make niyo gahunda yacu Healthy Soul and Body icyo yagiriyeho. Murakoze cyane. Healthy Soul and Body ni ibintu bitatu: health ni amagara, soul ubugingo, Kinyarwanda kirakena, body umubiri. Ibyo bintu bitatu dukorere detail kimwe ku kindi kugira ngo n'abantu badukurikirana badukunda bajye bamenya ibyo bazajya basanga ahangaha. Yego. Ni ibintu bitatu ariko bijya kuba bibirimo gake, kuko mpereye kuri ubundi abongereza nibo bakoresha, nimba ndabyita adjective simbizi, soul and body ariko biri healthy, sibyo? Iby'umwuka n'iby'umubiri bifite ubuzima nyine noneho duhereye ku by'umwuka. Iby'umwuka ni ijambo ry'Imana riciye mu ndirimbo, riciye mu mivugo, riciye mu buryo bwose twashobozwa. Hanyuma iby'umubiri hari amagara, sibyo? Ubuzima kuriya twiga ngo imiti 5 ivura inkorora n'ibicurane, niyo video twahereyeho. Tukiga ngo umuti w'umugongo, tukiga guteka umugati usimbura umweru kugira abantu batarwara constipation. Ibyo ni iby'ubuzima. Noneho hari n'ikindi gice cyo gushaka ubushobozi bwo kugura na bimwe turi kwiga gukora. Yego. Kuko kugira ngo ukore umugati mwiza ukenera amafaranga. So ntago rero turamutse tuje tukigisha abantu kubaza, ngo urugero twigishije abantu kubaza, tukaba turi kubereka ikintu cyatuma babona ubushobozi kugira bagure ibibatungira ubuzima, kandi ngo roho nzima mu mubiri muzima. Rero muri make in short ni gutyo. Birumvikana yuko hakenewe ibintu bitunga umuntu utagaragara, hagakenera ibintu bituma umuntu ugaragara aba muzima, igifu kikaba gikora neza, amaguru akora neza, amenyo ari mazima, ariko bya bintu nabyo bigakenera wa mubiri w'inyuma nawo gakenera amafaranga, mukabaha ubumenyi bazakoresha kugira ngo babone ya mafaranga. Nibyo cyane. Urumva yuko ntabwo yatindijwe n'ubusa. Ubwo rero twishimiye rwose yuko ngo umuntu utinze ahambira ntabwo ajyagaho. Murakoze cyane rero. By'umwihariko ariko ngo hari n'uburyo mutazongera kugora abantu, ngo mwajyaga mukora ibintu ariko abantu bashaka ahantu babikura bakahabura. Yego. Uranyibukije. Umugati, nk'urugero nk'umugati. Hari abantu twigishije gukora umugati, noneho bakajya bambaza ngo ese ko twe nta mwanya dufite wo kuwukora bizagenda gute? Mwawudukoreye twe tukawugura. Rero ibyo ntabyo nari gushobora pe. Ibyo ntabyo nari gushobora, nigeze no kubigerageza ariko mbikora nk'iminsi mike. Rero izambaraga z'abantu benshi, umwe azajya aza twigisha gukora umugati, ariko abandi hariya ku ruhande ndabizi ko boulangerie yatangiye no gukora. Hari abantu basa nkaho ari amarenga, ariko hari n'ababizi neza. Hari ababizi neza. Bamwe ngewe akazi kanjye ko kwigisha kuwukora narakarangije. Wenda dushobora nko kuziga gukora indi forme twabonye umwanya, ariko abashaka kuwugura bo umva bazawubona. Urumva rero abantu bashaka ibintu bizima ariko badafite umwanya wo kubikora, muzajya mubaha umwanya wanyu hanyuma bawugure, babahe amafaranga.
muri urumva kwa rero, gukorana muri kwa gukorana. ntabwo bazajya bambona muri ibyo bintu kenshi bashobora kundangisha nkabarangira ahantu bari bubikure. Yego. Niyica no bazajya bayikoresha bashyiraho babarangiraho babikura. Okay, urumva rero nta kongera gusiba hano kuko hari igihe uzajya usiba ugasanga batanze amakuru wari ukeneye, ubuza amakuru kandi icyambere ni amakuru. Ubwo rero niba akaradiyo kabo bagashyira ku musego. nibyo. Ubwo rero murumva yuko agarukanye ibintu byinshi kandi byiza. Niba hari n'abantu bakundaga ibyo yakoraga, urumva yuko ntago azongera kubigisha kubikora gusa ngo birangirire ahubwo n'abantu bazajya babikenera azajya barangira aho mwabikura. Urumva rero yarakoze cyane kandi Imana imuhe umugisha. Rero hari abantu benshi bakomeje kwibaza, bakibaza ahantu wagiye, bakibaza uko bazongera kukubona, bakibaza ibyo uhugiyemo, ariko ndatekereza yuko muri uno mwanya abenshi bamaze gushira amatsiko. None se ziriya ndirimbo zo umwanya wazo uzongera kuwubona? Indirimbo zo rwose umva ziri mu bintu bitagorana. Cyakoze wenda ikigora ni ukubona ubushobozi bwo kuzitunganya neza. Ariko iyo ahantu hose wakwicara haba studio ntabwo byagorana. Ariko uko Imana izagenda iduha ubushobozi tuzatugenda dukora indirimbo dushoboye, cyane ko zo ku bijyanye no kuzibona ntabwo biba bigoranye cyane. Iyo Imana yapanze ko iyo ndirimbo iri buboneke nta mbaraga nyinshi zibijyamo. Ubuntu bw'Imana bufite uko bubigenza, indirimbo ikaza bitagoranye. Ikigorana ahanini ni ukuyitunganya. Rero uko Imana izajya iduha ubushobozi tuzajya tuzibaha, ariko nitubona no kubanza kuzicisha muri studio biri gutinda cyane, tuzadukora igitaramo cyo kuririmba indirimbo zitari ngombwa ko duciye muri studio turirimbe, mbese ko tubonye akanya nuko tubonye abo dufatanya. Murakoze cyane rero. Urumva yuko abakunzi ba Albin, abakunzi ba Health Soul and Body, urumva mushonje muhishiwe. Irungu rero ntago rikibahitanye kuko benshi bari bamaze kugira irungu, bazaga imuhira, nahita imuhira, kuko mu isi ya digital, muri monde digital, abantu basigaye bashirira irungu ahantu runaka bazi, kugira ngo bajye bahagera babashe kumenya ibintu byinshi bitandukanye. Rero reka tugusabe utubwire mu gihe wari umaze utegura ibintu abantu bawe, hari akantu gato twabonye ejo bundi turongera turakabura, no kuvuga ngo uje kubwira abantu ubuntu bw'Imana. Turagira ngo tubwire n'abantu, mbese mu minsi umaze ibintu byinshi wungutse, wumva uzaganiriza abantu, abitubwiraho muri make n'ubwo uzabibabwira uko uzagenda ubona umwanya. Yego, urakoze. Bimwe nababwiraga by'uko kwikorana bivuna. Mperutse kwicarana ndavuga se ko ntaheruka kugira ikiganiro ntanga, uwabwira abantu bimwe mu byanyubatse mu minsi maze ntanagaragara. Hari video yari ifite titre ivuga ngo Albin aragarutse aje kutubwira Imana ishobora byose. Yego, nuko iyo video yari imeze, ariko kubera ko uburyo nari nakoresheje nyifata, sinzi ikibazo cyajemo, amajwi byatangiraga yumvikana, ariko uko video imaraho iminota kuri YouTube amajwi akagenda. Ni bya bindi byo gukora wenyine ushaka ko mbese ubumenyi buke ufite ku kintu ntibugushoboze gutanga ibintu bimeze neza. Rero iriya video muri make nayitunganyije nongera gukumbuza abantu ukuntu Imana ishobora byose. Buriya muri iyi si abantu benshi barananiwe, abantu benshi bafite ibibazo bitandukanye, ariko ntago bazi ahantu batura uwo mutwaro. Rero ndi gukumbuza abantu gutura imitwaro yabo
ku Mana ishobora byose. Natanze ingero z'ibyabaye, ukuntu Yesu yakoze byinshi akagera n'aho azura n'abapfuye. Muri make Imana ishoboye byose kugeza no kuzurana n'ibyapfuye. Noneho ndangije nkumbuza abantu n'amagambo avuga ko nubwo dusoma ibikomeye byinshi Imana yakoze ikorera abandi, tukabisoma mu byanditswe byera, ngo muri dutoya twebwe dukorera ngo habamo inkomezi iruta ibyo bikomeye cyane yakoreye abandi. Ayo magambo abakunda ibitabo aboneka mu gitabo cyitwifuzwa ibihe byose, ngo muri bike Imana tubona inkomezi mu bintu bito bito Imana idukorera kurusha ibitangaza bihambaye dusoma yakoreye abandi. Rero nanjye mu byo inkorera njye noneho nta nubwo ari utuntu duto duto, njye noneho nanjye inkorera ibitangaza bijya kumera nk'ibyo yakoreye abandi. Rero nari ndi gukumbuza abantu kugira Imana nyambere, kuyitura byose, kandi mbibutsa ko ishobora byose. Nkuko hano ari kuri Health Soul and Body, iyo ufite kwizera, ufite ibyiringiro ko mu buzima bwawe bwa buri munsi hari umuremyi ushobora byose, ubaho neza. Muri make ni ibyo ngibyo nari nakoze muri iriya video. Kubw'ibyago ntiyashobora kugumaho kubera yari ifite ikibazo cy'amajwi. Ubwo n'abari bayibuze bibaza ngo byagenze bite, ndakeka yuko ubu ngubu bashize amatsiko, kandi koko ibyo bice bitatu Health, Soul and Body nibyo bigize umuntu wese. Rero ufite soul niwe muntu w'imbere, afite uwamuremye witwa Imana, niwe yababwiraga. Ni nawe ujya ugira ikibazo, umuntu w'inyuma nawe akagira ikibazo, abantu ntibabimenye. Ntekereza yuko uzabyimbikamo, ndetse tuzakomeza gufatanya kugira ngo abantu barusheho gusobanukirwa. Hanyuma buriya kutamenyerega ni ikintu gikomeye cyane. Kutamenya ni ikintu gikomeye cyane. Mu kanya hari ikintu uvuze, ndagira ngo wenda wongere use nk'ukigarukaho gatoya. Yaravuze uti mushobora kuzajya mwigisha abantu ubumenyi ngiro babafasha kubona ibibabeshaho muri buno buzima. Ongera ubivuge neza, ubumenyi ngiro muzatanga. Hari ubwo mutanga, mwanatanze cyane cyane mwakunze kwibanda ku bijyaniranye n'ibijya mu gifu, ariko se nubwo bumenyi gusa, cyangwa waruvuze kubaza nibyo gusa, cyangwa hari n'ibindi? Harimo n'ibindi, ariko igitangaje nuko you are the chief of that department. Ahubwo tubwire. Ariko ibanga ryawe nawe nicyo yibagiwe. Uyu muntu muzamubaze ubwo bumenyi bwose ashaka kujya duha, uzadushoboza kubona ubushobozi bwo kugurana bya bindi byose. Ngaho tubwira, ahubwo nari nakubwiye ibanga ariko mwise biva mu tubwire. Nibyo byose bifatanyiriza hamwe kutuzanira ibyiza, kandi tuba tugira ngo abantu bamenye, bumve na innovation ihari muri iyi si. Na Yesu akiriho yakeneye amafaranga, bigeze kumusoresha akenera amafaranga, akora igitangaza, ariko amafaranga agira gute? Araboneka. Ntabwo bishobora kubaho yuko waba muri iyi si, nubwo waba usenga Imana bingana gute, ngo beho utakeneye iki? Amafaranga. Niyo mpamvu Pawulo yavuze ngo udakora ntakarye. N'abantu benshi rero, cyane cyane abakunda Imana bakayizera, abizera bikomeye cyane, bajya basoma yuko umuntu wizera Imana akayikunda akayikorera agomba kuba azi byibuze imyuga itatu itandukanye. Ubwo ngubwo rero mu byo tuzabafashamo n'ibyo ngibyo nabyo birimo. We are big team. Turi ekipe nini, atari bano murimo kureba gusa, ahubwo turi ekipe nini. Tuzasangira byinshi bizafasha abantu, bikaba byabafasha umubiri kugubwa neza binyuze kuba wabonye amafaranga, bikabafasha umutima ukagirana isano nzima n'Imana, bikabafasha bakabana health, bakagira amagara mazima. Ibyo rero ni isezerano, nubwo yavuze wenda ko tuzabikwishyuza. Nanze kuritanga njyenyine ko batazajya babimbaza. Ibyo sezerano nanze kuryivugira njyenyine kugira mutazabimbaza njyenyine. Rero isezerano ni ideni mbe Claude.
yego amasezerano n'umwenda. Ubwo rero murumva yuko hari abantu bakunze uyu muryango wa Health Soul and Body, bakawukunda ari umugati na ka mayonnaise ka soya gusa. Ndanagakumbuye bebe ntabwo ngaheruka. Bazagakunda hari n'umugabo urimo gutwigisha gukora amafirigo no kwesitara amazu. Urumva byose bizaba ari ibintu byiza cyane. Ubwo rero murumva yuko byagutse imuhira haje ibintu byinshi. Ubwo rero reka mu by'ukuri tubashimire kandi dushimire n'abantu bajya bakomeza gutanga umwanya wabo. Benshi bazaga bagakomanga kwa kundi ugenda ukavuga ati reka ngere kuri channel ndebe, bakareba bagasanga hashize igihe kirekire nta kintu gihari. Ubwoba njyewe ahubwo ari igihe nagiye kuri analytics ya channel ngo ndebe ndavuga se aba bantu bakomeza gusubscribinga nta n'ikintu giherukaho ubu koko ntibarenganye. Rero mu by'ukuri abantu bakoze subscribe nta na video nshyashya babonaho ni inkoramutima. Rero noneho ntabwo tuzongera gupfusha ubusa ayo matsiko yanyu, ahubwo tugiye gukorana kugira ngo umwe n'aba atabonetse undi ajye aboneka, ariko abantu babone ibyo bareba kandi bizima bibafitiye akamaro. Yego. Murakoze cyane kandi reka tubashimire cyane. Iyi ngiyi twavuga ngo ni introduction, sibyo? No kugaruka bundi bushya none tukababwira tuti muhumure noneho ntacyo mukibaye rwose. Hari umugani w'Abafaransa ntago nibuka neza mu Gifaransa kuvuga, ariko usobanura ko ngo iyo umuntu ashaka gusimbuka ngo agere kure barabanza agasubira inyuma gatoya. Agasubira inyuma gato ubundi agahita asimbuka. Ubwo twasubiye inyuma gato noneho tugiye gusimbuka. Mube hafi rero tugurukane. Nawe dushaka gusiga mu iterambere ry'umubiri, mu iterambere ry'iby'umwuka, mu iterambere ry'amagara mazima. Turashaka yuko twe tuzajyana mwese tukava ku ntambwe imwe tukajya ku yindi, kandi buri mpano yose Imana yatanze izayishyuza umuntu imaze uko yibyaje umusaruro. Namwe rero hari impano zibihishemo, turaje tuzibapfupfunuremo, tuzizane ku buryo buri muntu wese azasigara mu by'ukuri impano Imana yamuhaye ntayo atabyaza umusaruro. Ngaho gira ikintu ubwira abakunzi bawe bari bagukumbuye, unabasezera muri kano gahe gato yadufashe, hanyuma tuze kugana ku musozo. Yego, murakoze cyane. Icyo nababwira ni uko nubwo bijya bibaho ko abantu bahugirana bakagira gute, ariko hari icyo Imana ishyira mu muntu kigahora kigurumana, nicyo kizajya gituma duhora tugaruka. Kandi turabizeza ko abantu bakoze subscribe kuri iyi channel tutazigera tubaha ibintu by'imburakamaro, by'imburamumaro. Tuzabagenera ibintu bifite akamaro, haba mu by'ubu buzima cyangwa ubuzima bw'ahazaza. Rero nakagaruka kuri Health Soul and Body. Turabakunda, bye bye. Murakoze cyane. Murumva rero ni byiza cyane, ntakagire n'umuciko. Like, subscribe, musangize n'abandi, munabatumire iwacu mu rugo muri Health Soul and Body. Mwese reka tuvuge ngo nakagaruka.